hari abantu bumvishwa n'imigeri nka moto, akabanza kumvira Imana, akabanza gukorera Imana ari uko amaze guhura n'imigeri. Imana ikubitana imigeri ukababara, abantu bose ntibabimenye, ariko ukababara wowe kuko wanze kumva. Nanjye ndi bayanga baracyaha, yenda nawe uriyo nasimbizi, ariko ndagira ngo iri jambo nuryumva umenye ngo menya aho byapfiraga, menya impamvu nacuruzaga ngahomba, menya impamvu nakuraga icyo kozaho cyose kikanga, ko nayasenze ngasenga. Mana we, ijambo ryawe riravuga muri Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere kugira ku murongo wa gatatu ngo ukwiringiye ngo azabona n'igiti giteye hafi y'umugezi, ngo kandi icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Erega n'abadayimoni barizera ngo kizamubera cyiza, ngo icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. None ko ndi gukora bikambera bibi, mbanza guhura n'imigeri, hanyuma aho bigeze ndavuga ati menya icyo nzira, menya icyo nzira. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 33 uhereye ku murongo wa 13 duhera ku murongo wa 12 na 13 ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana mu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti muzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo mumenye. Mose agira amatsiko yo kumenya Imana, kandi Imana yaramuvugishaga ikaramubwira ati muzi n'izina. Ati none niba nkugiriyeho umugisha, umva kimwe gisigaye, ndagira ngo nyiyereke mumenye. Nanjye isengesho narabisenze, ndavuga ati Mana ndashaka kukumenya, umbwire icyo ushakaho cyose ndagikora, ariko mumenye. Iyo wamaze kumenya Uwiteka, Uwiteka akaguha amabwiriza ukayumvira, instruction zose Imana iguhaye ukazigenderamo, urushaho gukomera, urushaho kugira umugisha. Ariko iyo wanze kumva uhura n'imigeri, wumvishwa n'imigeri, urabanza ukagera imuhengeri, ukagenda ukamirwa n'igifi, ukazerera ukizengurukaho. Iyo ugize umugisha wo kwibuka ariko menya icyo nzira, menya aho bipfira, icyangwa uyu munsi ukamenya aho bipfira, ibyo uri kubona bitagenda ukamenya aho bipfira. Maze Mose aravuga ngo niba ngutonyeho, ndakwinginze niba ngutonyeho nkaba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Maze gusenga ati Mana ndashaka unyiyereke, mbwira icyo ushakaho cyose ndagikora. Nukuri wasenze Imana iragusubiza. Narasenze icyo Imana imbwiye nkagikora, icyo Imana imbwiye nkagikora. Mana uranshaka n'iki? Mbwira. Iransubiza muri Mika 6:8 ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, dore icyo Uwiteka gushakaho ni iki, kora ibyo gukiranuka. Ibyo ndabikora, sinzi uko nakiranuka, ariko ubimbwire ndabikora. Ugira umwete wo kubabarira, ibyo ndabikora, sinababariraga ariko none ubu ndabikora. Icyo uri bumbwire cyose ndabikora.
ugendana n'Imana wicisha bugufi. Umuntu ukagendana n'Imana yicisha bugufi ate? Ndayibaza ngaho mbwira. Ubibwire gusa ngiye nditeguye kuko ari cyo umbwira cyose. Niko byagenze. Imana yarambwiye kugendana nanjye wicisha bugufi, nuko aho uri hose, mu kazi urimo kose, umutima wawe uhora imbere yanjye, uhore mu masengesho. Ndacyakubwira rero aho nahuriye n'imigeri. Imana ndi kuyisaba kunyiyereka. Bigeze mu kwezi kwa 9 ku itariki 17 umwaka wa 2013, Imana iranyiyereka ndayibona. Ku murongo wa 15 Imana yabwiye Mose ati ntabwo ushobora kumbona mu maso, ndakwiyereka ariko ndagufutse ikiganza mu maso. Nanjye niko byagenze. Ikiganza sinakibonye ariko numvise ko umutwe uhari, ariko sinabona ububasha bushobora kureba mu maso y'Imana. Mbona amaboko, mbona amaguru, mbona umugongo, ariko sinabona mu maso y'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, nta n'ubuvungukira, ntabwo butabwa, nta jambo na rimwe bidakurikiza, kandi iri jambo ni iryacu. Ubu ntabwo ari kubwirwa Mose, harabwirwa njyewe, harabwirwa wowe. Ariko ibyabaye kuri Mose natwe bitubaho. Hari umuntu nigeze ngira ati nabonye Imana. Bararara, urabeshya, urabeshya pe. Umuntu wabonye Imana ni Mose, nta n'undi uzayibona. Wapi, keretse utasenze. Wese yakoze iki? Ntiyasenze, hari ikindi yarasenze, aringinga, aravuga ati Imana ndakwinginze, niba ngutonyeho, umva tekinike banza uyitoneke. Gutona Imana rero ni ukuba wakuyeho ikizira cyose, ukabanza ugasenya nka Gideyoni ibigirwamana, ukamenagura bya Shera, ugasenga, ugatakambira umuryango, ugasenga, ugakuraho ikintu cyose cyamutandukanya n'Imana. Ubundi Imana irakwiyereka, uba wayitonyeho. Dushake gutona ku Mana gusa, n'ubutoni ku Mana, Imana irakwiyereka. Uzi uko nabigenzaga nishaka, ngasenga ku manywa na nijoro, sinjyane ngo nisinzirire bigeze mu gitondo, nkabyuka nkagenda munsi, ndasenya ibyaterekerewe, ndasenya ibizira byose n'ibyo ntazi byabanje n'abasogokuruza byose, ndatwika, ndasenya ibigirwa Mana byose, ndatwika. Ariko mbere yo gutwika ubanza ukihana. Iyo utihana uratwika ntibiveho. Wamara gusenya rero, Imana ibana n'abera. Iyo nta cyaha na kimwe ufite irakwiyereka, urayibwira ati hari ikindi, mbwira ikindi ushaka ngo ngikore, nanjye unyiyereke. Ugasenga wamaramaje, nusenga isengesho ridafite intego utamaramaje ntacyo ubona. Nshaka Imana naravuze ati kama mbaye byarangiye, nafashe umwanzuro mpaka nkubone Imana, mpaka nkubone, umbwire icyo ushaka cyose ndagikora, mbwira icyo ushakaho. Nubaza Imana ibibazo, ugasenga ati Imana ndashaka unyiyereke, nk'uko Mose yabikoze. Imana irakwiyereka nk'uko nanjye dezanjye nabikoze. Twe kuvuga ngo Mose gusa, nanjye ndi umuhamya, nawe uri umuhamya. Hari igihe dusoma Bibiliya tukayifata nk'amateka, nk'ibyashize. Oya, Bibiliya ibyo uvuga ngo byashize biragukorera ubu ngubu, bizakorera n'abandi bazagukurikira. Imana iranyiyereka. Imaze kunyiyereka, maze kuyibona, irambwira ati genda wigisha abandi kumenya. Mu byakozwe n'intumwa igice
cya 17 uhereye ku murongo wa 21 ukagera ku murongo wa 30. Dusanga Paulo amaze kuyimenya ajya kuyigisha, ajya kuyimenyesha abantu. Aragenda mu mudugudu wa Atene mu Bugiriki, asanga ahantu handitsweho ngo icyo Imana itamenya. Hari abantu bazi ngo Imana ntimenyekana, hari abantu bazi ngo urizera gusa utayibona. Abo rero Imana yantumye, kandi abo bari mu nzu y'Imana, abo ngabo ni abasenga. Ntabwo yantumye kuba hirya, yantumye mu bantu bari gusenga, ariko mu bansenga batanzi. Paulo arababwira ati ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho icyo Imana itamenya. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Ngwiye kuko ari umwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'abantu. Urashaka kuzayimenya ngo nuko ugiye mu rusengero ntubona Imana? Ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu, ahubwo iba mu rusengero yiyubakiye, iba muri wowe. Senga ikure mu bizira, ubundi Imana iziture muri wowe. Ngo nuko rero iyo minsi yo kujijwa, iyo minsi wamaze utazi Imana, iyo minsi Imana yarayirengagije, iyo minsi Imana yarayirengagije ntikiyitayeho. Ariko none itanze itegeko ku muntu wese aho ari hose ku isi yose. Imana yantumye ku isi yose. Nibaza ukuntu nzagera ku isi yose, ariko ubu buryo burahari. Imana kuko ireba byose mbere, ibizi, ni bwenge. Tekinoloji y'Imana iri ku rwego rwo hejuru, ihabwa icyubahiro ku bwa tekinoloji natwe yatugezeho. Turabwiriza isi yose. Uyu ni wo muyoboro Imana yashizeho ngo ngere ku isi yose. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu wese aho ari hose Imana imuhaye itegeko ryo kwihana. Numara kwihana icyo cyonyine, ukihana ugasenya, ukambara intwaro zose z'Imana ziboneka mu Efeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 kugera kuri 18. Ugasenya ukarwana ukamaraho. Imana urayibona, nta kabuza urayibona. Igihe cyose wataye utazi Imana, Imana yakirengagije. Imana ntikitayeho. Icyo yitayeho ni uko umunyabyaha aza imbere y'Imana akavuga ati njye ndemera ibyaha byanjye byose, ndabyemera, akikubita hasi, akihana, akabimaraho. Wari uzi ko yiri kwihana? Uba ushize abadayimoni ku murongo, ukabashyira ku murongo, ugasenga uri ku mavi, wabashize ku murongo, ubundi barasira rimwe. Mu izina rya Yesu ndagutwitse dayimoni y'ubusambanyi, mu izina rya Yesu. Uva wabanje kwihana ukavuga ati Mana mbabarira ubusambanyi, Mana mbabarira icyaha iki n'iki, byose ugashyira ku murongo, ubundi barasira rimwe, bivaho. Ni umuhamya wo kubihamya. Bivaho, 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 ariko ukaguma urwana. Iyo ujenjetse barongera abadayimoni bakagaruka. Imana rero amaze kuyibona, imaze kunyiyereka, kandi nicyo nasabye, nabyingingiye ati rero nawe genda ujye kwigisha abandi kumenya. Abantu bose ninjye basenga, ariko bansenga batanzi. Ntabwo yantumye ku dini runaka. Imana ntagire iby'amadini. Aho usengera hose
ufite gukiranuka, uri umwana w'Imana. Yantumye kuri abo bose. Maze ndavuga Mana, rero wanyiritse tekinike yo kugushaka, ndagushaka ndakubona. Umpe tekinike ku buryo bari abantu uri bubigishe nk'abakumvika bagahita bumva. Umpe tekinike, ariko utambaye tekinike umva Mana ntibazabyumva, ntawe uzabyumva. Imana si ukuntu yansubije. Nari nayibashije ibibazo bibiri. Umpe tekinike y'ukuntu nzabigisha nk'abakumvika, navuga bagahita babyumva. Indi tekinike, ndashaka kujya guhimbaza, si guhimbaza ngo icyuya gicucumuke ari icy'ubusa, utanambonye utanabyitayeho. Unyereke tekinike uburyo nzajya guhimbaza ukavuga ngo turebye, ukambura. Imana yansubije ndi mu nzira ngenda, hari nka 12:00. Noneho nagenderaga ku gahanda k'abanyamaguru, nari muri kaburimbo, nari mvuye gusenga. Ngiye kumva numva ni nk'imbaraga, ni nk'umuriro w'amashanyarazi ugufashe. Nguma hamwe, siningeganyeza, sinareba uruhande. Kandi Imana yabanje kuntandukanya n'abo twari kumwe. Mbona ari uburyo budasanzwe, uburyo dutandukanyije. Kuko nagendaga mu muhanda mvuga ngo Mana, ko nagiye mu rusengero nakubashije ngo njye muhimbaza ute, kandi abantu nzabigisha ute babashe kubyumva, none akaba ntacyo wambwiye. Ahari kagende njyenyine ku ruhande, nabo bari hakurya mbabona ku yindi side. Noneho hari urambwira, ngeze ndabona Imana itansubije, ndabasanga. Basanze nsanga basubiyeho narindi, kandi ndavuga ubu narikumye kuki ntababonye. Ubu Imana ishaka kunsubiza njyenyine. Bahita bagera mu kayira k'ibitaka, nikomereza kaburimbo, ndavuga sinjyana nabo. Hari igihe Imana ijya kukwiyereka ikagutandukanya n'ibyakurangaza kugira ngo ukwiyereke uri wenyine, kuko abandi ntibari basabye mu Imana ibiyereke. Noneho nagiye kumva ijwi rivuga nk'amazi, amazi ari kumanuka nk'ahantu hari isumo, amanuka ari menshi kwa kundi amazi avuga. Numva ari ijwi rivuga, kandi numva rya jwi riravugira nko ku gicu, ariko riri paralele nanjye nk'imbere. Noneho ngiye kumva numva rya jwi riravuze ringana iminota ryamaze. Niko numvise rigenda ritya ngo uzamhimbaze ko Umwuka Wera akuyoboye, kandi nzivugira. Rigeze hahandi kuko Umwuka Wera akuyoboye, numva hari presence y'umuntu ariko ntabasha kubona mu kuboko kw'iburyo. None ryashwi rirangiye, nitegereje mbona mu muhanda 12:00. Ibintu ntibishoboka, ndarota 12:00 umanuka uva kwa Nayinzira ujya mu izindiro, ni abantu bamanuka. Ese uva mu izindiro uzamuka kwa Nayinzira, ni abantu bazamuka. Kuki nta muntu uri mu muhanda? Hari ibintu Imana yiyegezayo ikakwiyereka wenyine. Hari abantu yahagaritse kugira ngo nyibone, kuko ari njye wari warisabye ngo nyibone. Noneho byaje maze kubyumva, ndareba imbere n'inyuma buri muntu, ndagenda mfite inkuru,
aba bantu niduhura ndababwiye ko byagenze. Ubwo naragiye duhurira mu rugo mbabwira uko byagenze. Umwe muri bo aravuga ngo natwe twayobewe, turavuga ariko ubu ni dayimoni yamutandukanije natwe imujyana bucece ko dusanzwe dutaha tuvuga. Ntabwo iyo usenga ntabwo ari ngombwa ngo bose babimenye. Nari ndi gusenga nabo bavuga ati dayimoni. Hari uzakubona ngo uri umunyabyaha atazi kuvugana n'Imana, hari uzagucira urubanza ariko Imana ikureba ati iyo ndebye mu isi ndakubona mwana wacu. Haleluya. Iri cyangwa Imana ikajya ireba mu isi ikakubona. Ubwo Imana irambwiye ngo uzivugira, ngende njya kwigisha abantu kuyimenya. Ndavuga ati Imana yivugiye, ubu ninjya kubwiriza abantu bose bazajya bavuga ngo nibyo kuko ari Imana yivugiye. Ndagiye ngiye kubwiriza, nguwo ni Imana wabaye Mose. Mbona ntibabyitayeho, natangira kwigisha nkabona abandi barasinzira. Ese Imana yakwivugira kandi ntibabyiteho? Hari igihe Imana izakubwira ibintu ukabona ni inverse, ukabona ibyo yakubwiye si ibyo uri kubona. Navuga ati none se ko numva acitse intege, ngiye kugeraho nabaye yona. Rero natangira kujya kwigisha abantu kumenya Imana, bijyana gake. Ngatangira ati Imana numva iki, noneho nzabona njya kwigisha abantu kukumenya Imana. Si uko ntabwo Imana ari uko ikora. Hanyuma icyo nkozeho kikaba, icyo nkozeho kikaba. Ntangira gusenga mvuga ati Imana wavuze uti, ariko nkibagirwa ko yambwiye ngo genda wigisha abantu kumenya. Nabitekerezaho nkavuga ariko se ko nigisha nkabona ntibabikunze, nkabona ntibabyitayeho. Yewe najya no kuri YouTube nkabona nta bantu benshi babireba, nkabona nta views, nkabona abantu basa naho batabikunze. Kandi Imana nari nzi ko iri bwivugira abantu bose bakavuga ngo nibyo. Ngenda gake, noneho mpura n'imigeri kabisa. Ndagiye ningiye kwiga mbone perime, nkora ntsindwa. Ndasenga ndavuga Mana kubera iki ibi ngibi? Hari igihe wanze kumvira Imana iragusheshenga nyine ugakomeza ugahomba. Imana yaravuze, Imana yambwiye itya, ugakomeza ugahomba. Ariko reba ko ntaho bipfira, reba ko nawe ibyo Imana yagusabye wabikoze. Rimwe Imana irambwira ngo uzayibona, ntubimenye uzayibona. Ndakoze ngeze ku nshuro ya 10. Ndavuga nari ngezaho, hari n'abarimu banyigisha bambwira ngo bivemo. Ngezaho n'abapolisi bakoresha ikizamini bambwira ngo utsindwe ute imodoka uyizi. Nari ngezaho abantu bambwira ati ufite dayimoni, ati yako naka dayimoni katumutsindwa. Ngasenga ndakwirukanye dayimoni tumatsindwa. Wapi? Yagenda itese. Imana yambwiye ngo kora iki ntaragikoze kandi narabisabye kuyimenya. Ariko kumbwira ngo njye kwigisha abantu kuyimenya mbaye Yona. Yona burya nawe agiye kumva ibyayo tukamuseka. Nawe wakumva ibyanyu ukanseka.
Yona yararebye ati bano bantu b'inene ntabwo bari bubyumve, agenda bigura intege. Ariko umugambi w'Imana nta kiwucamo. Imana niba yagutoranije ngo ugende ukora uyu murimo, ugomba kuwukora. Nutakora uzumvishwa n'imigeri, ariko mpaka uwukore. Ndavuga ati rero nkora bizinesi ngahomba, ibyo nkose byose bikanga, ngashyiramo imbaraga nkaruha bikanga, kandi ijambo ry'Imana rivuga gutya. None ikintu cya perimi aho kingeze, ese Imana ijyantumye ngo ngende mbivuge? Narabivuze, narabikoze. Uzi ko ariho bipfira? Noneho rero ibuye ryagaragaye ntiriba rikisuka. Ngiye gusenga nsaba Imana imbabazi inshobose, sinzongera. Natangiye isengesho, Mana nzirikira ku mavi, nzirikira mu masengesho, niho mvoma imbaraga, niho mbura gukiranuka, mbona imbaraga zijya gukora umurimo wantumye. Nkomereza ku mavi, nzirikisha umunyururu wo gukiranuka, wo kuguma imbere yawe, ntava ku mavi. Ku mavi mu gusenga niho honyine ushobora kubona imbaraga zatuma wumvira Imana. Utasenze ntushobora kumvira Imana. Wavugiranye gusa, Imana yarambwiye, uzahora kuri yarambwiye, we kugira icyo ubona. Ubitegereze ubihebe. Uri yampaye amasezerano, yarambwiye, ariko iyo wasenze ukaguma usenga, nta kabuza uzabona imbaraga zituma ukora umurimo Imana yamuhaye gukora. Nafatiyeho ndasenga, Mana mbabarira, ntabwo nakumviye, mbabarira. Noneho ndaje, ndagarutse. Ijambo ryawe riravuga ngo nimugaruka mugarukire Uwiteka. Ndasenga, ndavuga ati noneho ngiye guhamya icyo wambwiye, ngiye kwigisha abantu kukumenya. Ubu nafatiyeho, nzaguma mu masengesho, nzaguma imbere y'Imana, nzaguma nsenga, mbone za mbaraga zituma njya gukora umurimo w'Imana, zituma njya kubwiriza, zituma nigisha abantu kuyimenya. Rega Yona, icyo Imana yamushinze nuko ajyayo akabumbura akanwa akababwira. Iby'uko ari kumvira bakihana cyangwa ntibihane, ibyo ntibyamurebaga. Hari igihe Imana ikubwira ikintu, aho kugira ngo ugikore, ukurikize instruction yamuhaye, ugashaka kureba no hirya kandi bitakureba. Ntabwo iyo wigishije ijambo ry'Imana wowe ukeneye kumenya uko bimeze, uko babyakiriye, ibyo ntibiguca intege. Nureba ko batabyakiriye, uzagenda gake, uzatangira kubivamo, ugira n'urubanza n'Imana. Wowe genda ukora icyo Imana yakubwiye gusa. Icyo yakubwiye ari cyo ukora. Iyo warenze ntabwo bikoreka. Kurengaho nkavuga ngo ndabona abantu mbigisha kumenya Imana ntibabikunze, nibyo byanzaniye imigeri. Mpura n'imigeri sasa. Kandi Imana njye yambwiye ngo genda gusa. Umurimo w'Imana ntabwo ukomeye, ahubwo tuwukomeza kuko ni twebwe dushatse kureba n'ibitatureba. Imana yakubwiye ngo genda gusa, wigisha abantu kumenya. Ntabwo
tujya kugira ngo ugende umenye ngo ese barayimenye, ese byagenze bitewe n'umurimo wa Mwuka Wera, si uwacu. Imana ibabarire cyane, Imana itubabarire. Niba hari bayona nkanjye, menya aho bipfira, menya igitumye mbese mu nda y'urufi utagaragara, menya igitumye heza iyo ngiye mu byigunge, menya impamvu, menya aho bipfira. Namaze kumenya aho bipfira, ubu ngubu nafatiye ko sinzongera na rimwe kureba ibitandeba, nzigisha abantu kumenya Imana gusa, mbigishe gusa, ibindi Mwuka Wera ni ukurikira ijambo akagenda risobanura akabyigisha. Niyo mpamvu utakwiye gushaka kumenya n'ibiri hirya n'ibiri hirya, si ibyawe kubimenya. Imana itugirire neza. Urasenga nibyo, urerekwa nibyo, ariko ntibihagije. Ukwiye kumenya Imana. Mose yavuganaga n'Imana ndetse aramubwira ati muzi izina, ariko yasanze ibyo bidahagije. Ntabwo bihagije kuba mutarabona Imana. Niba narayishatse nkayibona, niba narasenze nkayibona, nawe wasenga ukayibona. Niba utarabona Imana, ndakwinginze reka kumva ko ibyo bihagije. Niba uyitonyeho, ibwira ati ndashaka kukumenya, nkarushaho, noneho nkarushaho kugira umugisha imbere yawe, nkarushaho guhirwa. Niba mutonyeho Mana, nyiyereke nk'uko wiyeretse Mose, nk'uko wiyeretse Dezange. Mana, nyiyereke mubone niba mutonyeho. Reka dusenge, dusabire imbaraga zo kugira ngo ujye ku mafi. Nta yindi nzira yo kugira ngo ubone Imana utasenze, ntibishoboka. ni mu isengesho, ni ukujya ku mafi kandi ugashimashima, ugasenga. Imana yigeze kumbwira ngo, nari nyibajije muri isengesho ryiza umuntu asenga ugahita umwumva ni irihe. Naribuze ngo rero hari igihe amahirwe yo kwivuganira n'Imana direct, imbonankubone ntazayabura. Reka nanjye akongira akabazo kose profite nyibaza isengesho umuntu yagusenga ukamwumva ni irihe. Imana namye ngo isengesho mwumva ni ukwinginga. Kwinginga ntabwo waba winginga ngo uhite wiruka, urasenga ukaguma ugasenga, ugasenga udasiba. Prière sans cesse, nturekere, ukomeze usenge, winginge. Niba ugiye kwinginga umuntu ngo aguhe, hari ikintu ugiye kumusaba. Niba ari ukumwinginga, ntabwo mubwira ngo mpereze iki kintu, urakimpa cyangwa ntabwo kimpa. Ahubwo ubanza no kubisasira, ukabisasira. Mu kwinginga Imana rero, mu kubisasira, ni ukubanza ukihana, ukayitona, ukayiririmbira, ukayitereta, ukayiririmbira, ukayinezeza, ugakomeza ati Mana ndashaka kunyiyereka. Ugakomeza ukinginga, ugatindana n'Imana. Uko niko kwinginga. Reka dusenge kugira ngo umucyo w'Imana ugufate, kandi imbaraga z'Imana zigukomereze ku mafi mu masengesho.
kugira ngo Imana ikwiyereke, kuko kugira ngo Imana ikwiyereke biraturuka ku mbaraga zawe zo gusenga, ku mwete ufite wo gusenga. Niyo tekinike. Imana nigeze kuyibwira ngo wambwiye tekinike, irambwira ngo tekinike nuko unkunda, nuko ugira umwete. Byanditswe mu Migani igice cya 8:17 ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ndashyiramo agatege. Niba ari ibyo ndashyiramo agatege. Shyiramo agatege mu gushaka Imana. Shyiramo agatege, urayibona. Ibwire Imana ndagukunda. Iyo ufite icyaha rero ntabwo bikunda. Ntabwo washobora kuvuga ati Imana ndagukunda kandi ndahishwa ireba byose. Ariko iyo nta cyaha gihari uravuga ati Imana ndagukunda. I love you so much. Oh my God. Almighty God. Ukavuga ibisingizo bivuye ku ndiba y'umutima. Oh Dieu tout-puissant. Imana ishobora byose. Idashobora kimwe, n'ishobora bibiri, n'ishobora bitatu, igashobora byose. Ukayibwira ibisingizo bivuye muri wowe. Imana yarangiye ngo genda ubwire abantu nkeneye ko uko bansenga nibavuga ibibarimo. Ivugire, ubwire inshuti yawe, uvuge ibikurimo, umareyo, uvuge ibikurimo gusa. Ubivuge ukavuga ngo Zaburi, ngo mwabindimo byose mwe, ibikurimo byose bihimbaza Uwiteka. Kadusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka biva mu ijuru ntibisubireyo bidatoheje ubutaka, ubutaka nabwo bukera imbuto. Niko ijambo ryawe rizamera, ntirizasubirayo ubusa ridakoze icyo waritumye. Mana yanjye, Mana nziza, warantumye ngo ngende nigisha abantu kukumenya, ngo hari abantu batakuzi, baragusenga bose baragusenga, ni wowe basenga ariko basenga batakuzi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Umucyo w'Imana nubamanukire, umucyo w'Imana ubafate mu izina rya Yesu Kristo. Agatashe k'icyaha cyose kagaragare, bihane bari imbere yawe Mana. Uwiteka ubashe kubumva. Icyaha cyose ndakirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi kutumvira kose, imbaraga zituma batamenya Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenya ibihome, ndakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mwuka wera w'Imana ngwino muri bo. Uwiteka we ndakwinginze, wowe ugira icyo ukora ukakirema, barema n'umutima wo guhora ku mavi mu izina rya Yesu Kristo. Data, bagotesha icyuma cyo gukiranuka. Mana yanjye ndakwinginze, maze umwambi wa Satani wose waza kubatera ugacumuza, mu izina rya Yesu we kurenga icyuma, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mpamagaye amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu Kristo yeza ibyaha, abashe kweza buri muntu wese, amugire umuziranenge. Mwami Mana, ndagushimye yuko unshoboje gukora umurimo wantumye. Nkomereza imbere yawe Nyagasani, nkomereza ku mavi kugira ngo mpamye nkora umurimo wantumye, ne kongera gutana, unzirikishe icyuma, umunyururu ukomeye imbere yawe ku mavi Mwami Mana, kugira ngo nakomeza
kuva imbere yawe ngatana nkajya mu nda y'urufi mu izina rya Yesu sinzongera mwami Imana ndakwinginze Mana yanjye umuntu wese wakoraga umurimo wawe akaba nyagasani yarawukoze bigura intege akaba nyagasani atarabashe kujyaho wamutumye nka Yona ndamusengeye mwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo akore icyo wamutumye. Urakoze Mana yacu, ubwami bwawe nibuse muri twe kandi ibyo ushaka bari byo bibaho, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.